dusanzwe tubana nyine uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese murabizi ko ubushize twarebeye hamwe uko wakikorera YouTube channel. Uyu munsi rero tugiye kureba ese mbere yuko ukora YouTube channel ni ibiki ukeneye kubanza kwitaho. Ikintu cya mbere cyo kwitaho mbere na mbere ukwiriye kubanza ukamenya ngo what is the objectives, intego ya YouTube channel yanjye ni iyihe. Kumenya intego ya YouTube channel, icya mbere ukwiriye kumenya izina, ukamenya ngo YouTube channel yanjye zitwa gute. Impamvu ari ingenzi cyane ni uko urugero reka mbahe urugero kuko ugomba gushaka izina rya YouTube channel rishobora korohera buri muntu wese kurishaka. Ugomba gushyiraho izina riri searchable. Urugero ushobora nko gusanga umuhanzi yakoze nk'indirimbo, yamara gukora nk'indirimbo ugasanga indirimbo ye wenda yayise wenda sekoma n'urugero Cyongereza cyangwa se gute. Muri rusange ugasanga noneho aho kugira ngo yandike koma mu rurimi rw'igifaransa kandika koma mu kinyarwanda, ni ukuvuga ngo byorohereza abantu bashobora aruza twese mu kinyarwanda bikaza kumworohera gushaka iryo zina. Niyo mpamvu rero mu kwita YouTube channel yagomba kuyita izina ryoroshye. Ikindi ukwiriye kumenya ngo ese YouTube channel yanjye izajya inyuraho ibiki. Iyo umenye ibintu bizajya bicaho birakorohera. Urugero ushobora kuvuga ngo YouTube channel yanjye izajya inyuraho amakomedi cyangwa se za video zisetsa abantu, cyangwa twanavuga uti video zanjye video zanjye ko YouTube icaho video zanjye nizigendanye na travel and tour. Abantu banjye bakajya bamenya ngo aho gutemberera ni hehe, ahantu hagezweho gutemberera, cyangwa se ukamenya ngo video yanjye azaba ari amafilime asanzwe, video yanjye azaba ari amakuru y'imikino, amavideo yanjye azi ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Iyo rero ugiye kuvangavanga abantu, umunsi ugashyiraho komedi, ugashyiraho ibigendanye n'imikino, ejo bundi ugashyiraho ibigendanye na filime n'umuziki, urumva urimo kuvuza. Ntabwo ari byiza ko ukonfusinga abakurikiye. Menya ngo YouTube channel yawe igendanye wenda na fashion, ibigendanye n'imyambarire, kwambika abantu, ukavuga ngo ku buryo umuntu nakenera kuvuga ngo reka ndebe imyambarire, niba uri umukobwa niba uri umugabo reka nsure YouTube channel yabibonwe, reka nsure YouTube channel ya kanaka. Ibyo rero biroroha, bituma nyine ugira aba followers bahamye, ugira abakunda ibiganiro byawe bahamye, kuruta uko ugenda uvangavanga ibintu. Ikindi kintu ugomba kumenya nyuma yo kumenya target cyangwa se intumbero cyangwa se n'izina YouTube channel yawe igomba kuba ifite, ukwiriye gukora video buri gihe, gukora video nyinshi. Iyo ukoze video nyinshi bituma nyine umuntu ukora nka filime wera zisanzwe, filime nyarwanda zisanzwe, uyu munsi umuntu akareba video akazongera kuba ndindi nyuma y'ukwezi, ni ukuvuga ngo ntabwo gukora agira aho nyine akabemererwa. Ariko niba uvuga ngo nshyiraho video kuwa mbere, nshyiraho video kuwa gatanu, ibyo bita kwa uploading, ibyo bintu birafasha. Ni ukuvuga ngo kuwa mbere arayireba ariko n'indi kaza mu gihe cya vuba, inkuru akiyibuka, aho wasoreje ubushize akiyibuka. Ariko numuha video uyu munsi ukazongera kuyimuha rimwe na rimwe story yarayibagiye, kandi murabizi ko filime atinze n'ikintu ya zaman. Rero ikintu kigira ngo tuvuganeho, mushakisha amazina. Mara gushakisha amazina mugire mute amazina yoroshye ashobora gushakwa, ko nifata ugashyiraho ibintu. Abanyarwanda twese ntituzi Icyongereza, Abanyarwanda twese ntituzi Igifaransa, ntituzi Igiswahili. Shyira mu rurimi abantu bumva bose, uburyo bworoshye. Kuko no video yawe no yita koma cyangwa se yita beverages, urugero wenda beverages n'ibinyobwa. Kuri abantu bose ntabwo bazi kwandika beverages, andika ibinyobwa, cyangwa se n'undika beverages uyandike iyo beverages uko bisomwa mu Cyongereza, ubu byandike mu Kinyarwanda cy'Icyongereza. Sinzi niba mu bikubyumva. Nimurangiza mukore video kenshi mu uploading, kugira ngo abantu nyine bagire gute, abantu bakunde ibikorwa byanyu. So rero ndumva ari icyo ngicyo nendaga kubabwira.
kugira ngo mbahwiture hanyuma rero reka nkomerezeho uyu munsi nabereka ngo ese ni gute dukora dukora upload, ni gute dushobora gushyiraho video kuri YouTube. Ngira ngo murabibona, reka se nutangira kantangira. Uraza hano ukajya kuri application, urabona application ya YouTube, ugakandaho. Umaze gukanda kuri application ya YouTube, urabona nyine uba wagiye kuri YouTube. Urabona hano hasi hari utugambo, urabona kano ka home, ukabona kano ka shorts, ukabona kano ka guteranya, ukabona kano ka subscription, ukabona kano ka rero ahantu ukanda ni hano ukanda hano kuri kano ko guteranya, ukandaho. Iyo umaze gukandaho, urabona hano hasi hari video, hano hasi urabona hari video, hari shorts, hari na live. Hano kuri video rero, hano uba ugiye uploadinga video ugahita maze muri ziriya. Hano kuri short tutarengeje nk'akavideo katarengeje umunota. Hano kuri live ugiye gukora live stream kugira ngo ibikorwa byawe abantu babirebe live birimo kuba. So reka njye nka hano, ubwo ngiye guhitamo video, reka mfate iya kabiri. Iyo umaze gufata iya kabiri, uhita ukanda hano kuri next. Dutegereje network. Urabona ko twakikanzeho. Uhita ujya hano ugakreatinga title. Umuntu ni igiki azasacinga muri YouTube channel. Urugero dushobora kuyita, reka tuvuge Rwandan comedy, cyangwa se reka dushireho wenda uko bateka, cyangwa se uko bateka ikiseka, dushyira uko bateka izina rya video yawe. Hano description iyo ukanzeho nibyo ushaka gushyiraho, ushobora gushyiraho guteka cyangwa description, ushyiraho ibyo ushaka ariko related n'ubundi n'ibyo bigendanye na content zawe. Hano urabona sorry hano urabona, hano ni public, bigomba kubonwa n'abantu benshi. Hano mubona handitse no it's not made for kids. Bishobora kuba hano bakubaza ngo audience se iyo video ukoze irareba abana cyangwa irareba abantu bakuru. Noneho iyo urangije byose kubyuzuza, uhita uza ahangaha kuri upload niho ukanda, ubundi bikaba byagiyeho. Reka nsubire inyuma kubera yuko biriya ntabwo aribyo nshaka ko uploadingaho. Change discard, yes, asubira inyuma. So rero ngira ngo mwabonye yuko ari ibintu bitagoye, ari ibintu byoroshye. Namwe mushobora kwikorera video. Rero mukomeze mukunde, musure YouTube channel ya Bibonwe, muri amavideo menshi agiye atandukanye. Kwigirira YouTube channel ni byiza. Hari umuntu ushobora kuvuga utese kugira YouTube channel umumaro wabyo ni uwuhe? Ibyiza byo kugira YouTube channel nuko
nuko nk'urugero ibyiza kugira YouTube channel nuko urugero niba umufasha kubeka, niba ufite inzu y'imideli, uzabifata ubishyire kuri YouTube channel wereka abantu ibyo ukora, ariko nutabishyiraho ibyo ukora ukabyimenyera wenyine uzategereza experience niwe no mukaritse cyane gukora inkweto niba ugira bitewe n'ibyo ukora. Ariko niba ufite YouTube channel uzajya ubikora ubishyiraho bya uploading bibonwe n'igihugu cyose, yemwe na outside n'abo hanze y'igihugu, bitume ibyo ukora bimenywa n'abantu benshi. Rero bifite inyungu nyinshi nka publicité yawe, kuko niba ukurikirwa n'abantu benshi ibyo ukora nyine bizamenyekana, bakwandikire bakugura uti twabibona gute muri comments, cyangwa se na nimero ya telefone warayishizeho, nyine ni ibintu byiza cyane. So rero ndumva nabashimira cyane, ubundi tuzasubira. Ciao 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 ciao.